ngo wenda mugira ijambo rimwe mushobora kugira inama abari bacu. Ijambo twabwira abakobwa bari hano ndetse n'abandi batari hano bari kubikurikirana online, iryo twababwira rikomeye nuko bagomba kubanza bakigirira icizere nkuko abangaba bigirira icizere kugira ngo babashe kwitabira kino gikorwa. Ikindi cya kabiri nuko abari ahangaha bari kuvuga imishinga yabo bifuza gukora baramutse babonye buriya bushobozi, birashoboka cyane ko n'abari ahangaha batitabiriye rino rushanwa ndetse n'abandi bari kure bataryitabiriye wenda babuze uburyo baryitabira kugira ngo bagere hano, cyangwa se wenda batabonye uburyo bwo kugira ngo babashe kuza hano. Birashoboka ko iyi mishinga aba bari kuvuga hano ndetse n'iyindi bashobora kuyitekereza batari muri rino rushanwa ndetse bakanayishyira mu bikorwa, bakabasha kubikora kandi bitanyuze muri Miss Murenge. Ibyo ni byiza cyane, harimo gukunda igihugu, harimo n'iriya mishinga yindi bagiye bavuga, ndetse hari n'abandi bari ahangaha bafite iyo mishinga mu mutwe ishobora guteza igihugu cyacu imbere, cyangwa se ishobora kuzamura umwana w'umukobwa ikamugeza kure. Bashobora kwishyira mu bikorwa biciye mu nzira zitandukanye, basabye sapoti ahatandukanye, bakabasha kubikora nubwo batabashe kwitabira rino rushanwa. Hanyuma sinzi niba ari icyo wakongeraho. No kuvuga ngo ikintu nge navugaho ntago njya kure cyane ibyo Grand Frère avuze, ahubwo nuko abiciyemo hano nabo batabashe kuzamo hano, ntago umuntu yamuhatira kugira icyo bikoraho, ariko ubwe niyumva afite zeal yo kuba yaza kandi akumva bishoboye. Cya mbere no kumva ko ikintu ugiye gukora ugishoboye, cya kabiri no kumva ko bikunze, kandi cya gatatu ukumva ukunze ba nyirabyo ari bo nawe bwite. So rero icyo nabashishikariza wenda nuko mu butaha tutayikorera muri sare ingana gutya, twayikorera n'ahandi hagutse muri stade harimo abantu abakobwa bayitabiriye barenze 12, nashaka bazaya 50 kugeza ku rwego bazajya batora Miss Murenge w'intara runaka, bakaba hari ubakuriye, ariko hari n'abandi bo mu ntara zitandukanye, kugira gusa ngo duha agaciro abari n'abategarugori b'abanyamurenge. Urakoze cyane. Hanyuma mbere yuko umuhanzi wacu wavuye i Bugande atambuka, ndagira ngo nsabe ndagira ngo mbaze ikibazo kimwe Musabwa uracyari umusiribateri siko? Harya ubwo ngubwo wenda turenze iyi ntambwe tugiye kubona Miss, ubu nta shusho bikweretse, ubwo nyine nawe urabyumva yuko se nanjye naba Mr. Arabyumvise neza cyangwa tubivuge mu izina neza? Karajijisha. Mbangutse aravuze ngo karajijisha. Oya nabivuge neza yabyumvise. Anyway, ntacyo nabivugaho nonaha, ariko God knows. So ntacyo mfite nabivugaho, ndaza kubitekerezaho mbwire Grand Frère hanyuma ntabwo igisubizo. Reka mbashimire cyane Grand Frère tayari yabimbwiye, ubwo ngubwo ibindi nibanga. Ndasaba umuhanzi wacu wavuye Bugande atambuka imbere hanyuma aturamutseho gatoya, aza kugufasha microphone kugira ngo byorohe. Hanyuma i Bugande na mahoro? Tuko poa, hakuna shida. Wa performinze mu ndirimbo zitandukanye kandi nziza, iki gitekerezo cy'ubuhanzi kwanza cyaje ryari? Navuga ngo wabitangiye ryari? Bilikia depuis zamani, siwezi danganya. Bitu wenye mimi wanapenda ni viwili, kucheza kabumbu na si mwache tuongee Kiswahili ya kwetu, si ndio? Tuendelee na Kiswahili ya kwetu. Hapana hiyo ya nani Sawa, tuendelee tu, watasikia. Watatusamee, si hii lugha yetu hatukukomala fasi kwenye palikuwa Banyamurenge ba mingi, tulishi na Babembe na bengine Bafulero, ndio maana tunaongea Kiswahili tu, Kinyamurenge hatukijui sana.
Nakushukuru sana. Acha tuongee Kiswahili ni sawa, hata nao wanasikia. Umeona aje hii Miss Mulenge ya leo? Leo tuko final, juzi tulikuwa demi final. Umeona aje finali ya leo? Kwa kweli ilipitika mzuri, iliendeka mzuri sana. Mpaka tunangoya tuangalie mwenye atapata bahati kwa juu. Haiko njoo wote wanapata bahati. Leo ni umoya na kesho ni mwingine na njoo hivyo ya kuimba na njoo kisiwi inakuaka. Ndiyo. Si ni hivyo tu. Bahati yote si moja. Kuna wengine wenye wako na bahati, wengine. Sasa wewe nani mwenye unapea bahati ya kushinda leo? Mimi siwezi danganya, wote ni wadadangu. Mwenye Mungu atabarikia leo njoo mwenye mimi ndachagula huyo. Ndiyo. Kuna kitu sasa unawezi ambia hawa watu wenye wanatayarisha hizi competition tofauti. Nini unawezi waambia kina Papalije Noji, akina Samke Dodosi? Nini unawezi waambia? Chenye mimi naweza penda niwaambie ni kwa juu unaona gisi vinakuaka na kuimba. Ukiona unaimba au ni watu wenye wanakuambia sasa auyui achia hapo. Maana yake hivyo auyui. Mimi ukiona wanakuambia achia hivyo, maana yake unayua sana. Mimi nawaambia waendeleshe hivyo, waendeleshe kutusaidia si wote kuduteza imbere twese. Kandi twese turi bamwe ntabyimirara muzaza mubireka ibyo ngibyo twese turi Abanyamurenge. Hanyuma mu ndirimbo zawe zitandukanye waririmbye, nabonye umvise harimo ni ya Miss Mulenge, ubu ukaba waje kuyiperforminga hano i Bugande. Hari n'indirimbo zawe nabonye uririmba za gakondo zo gukundisha abantu igihugu. Wabaye ruguru icyo gitekerezo cyaje gute? Ntabeshe nje inshuti zanje nyabanye nazo bamfata mbese bamfata nkabo balikuwa nikamata savile niko mkongoma niko muflero mubembe unasikia kwa juu kwenye vilianzia ni kwa kule kwenye sisi tulikuwa tunaishi piko bandugu yetu walikuwa natoka kuvilima banakimbia hii shida yenye tulipatikana mu community yetu. Sasa wakaanza bachamba kubatukana na mie niko lakini habawi kama mimi bwana nitukana njoo mie maide kan. Sasa hawaone kama unafanana na hawa. Walikuwa wanaona mnafanana. Sasa piko watu kiwaangalia kusura tunafanana lakini gisi nilikuwa naishi nao hawakuwa na kama tunafanana. Ndiyo. Sasa ulikomelea wapi? Mbona unasema Kiswahili ya huko? Ulikomelea wapi? Mimi nilikomelea Kongo, fasi kwenye wanaita Uvira. Acha tukushukuru sana. Asante sana. Ndiyo. Sijui kuna kaa tunawezi ongea baada tukomeshe. Sasa mie ndio mara kwanza kufika huku kwenu kwenye mwe wote muko. Niliwafurahia sana, muko watoto wazuri. Mimi napenda sana wafana, sipendaki nijulikane lakini napenda wanipende. Majina yangu ni Sam G6. Ukeneye indirimbo yatumye menyekana cyane ntago ndamara iminsi mbese mu buhanzi maze amezi 8 ariko Kampala nyarahafashe nahanje nyarahafashe nahanze gusa indirimbo yatumye menyekana cyane n'indirimbo yitwa Mibunda niho nje nyavukiye ariko nikakomala Uvira baita pora nibaza nikicatumye ngo twangwe muri Kongo kandi twicwe muri Kongo kubutaka ho bwatubyaye igitero Mibunda we Mibunda we Mibunda niyeza we. Sa murakoze. Asante sana, wakoze cyane ndagushimiye. Hanyuma twihuta cyane ndasaba ndasaba Miss bacu ubwo no kuvuga bacuye igihe yego ubwo no kuvuga ni Miss hanyuma Jennifer igisonga cya mbere ndetse na mugenzi wabo bose ko ari bane ndabona aribo bari hano niba hari abandi bicaye inyuma
baza ariko abo ndi kureba ni bane bari aha ngaha. Mutambuke yego. Okay, reka dukomeze ikiganiro tugiye gukorana ikiganiro kigufi kitangana nuko amazina y'abo bantu bangana biragoye kubaganiriza mu minota 5 yonyine ariko mbahaye ikaze mu kiganiro. Hanyuma ndabona mumeze neza, mwambaye neza. Mwese Miss umeze neza? Umeze neza cyane. Nabonye mwaje ari couple urugo umaze kumenyera neza. Urabibona. Bimeze neza nta kibazo. Miss Deborah namahoro? Namahoro cyane. Nizere ko mwese okay tubahaye ikaze ntago twari twamubonye. Hanyuma ndagira ngo mbaze ikibazo buri wese mpereye kuri Miss ubwo mwese nabahaye ikaze. Hanyuma Miss uyu munsi tumaze kubona performance z'abagenzi banyu barumuna banyu 12 bagiye kuvamo 6 ubwo barimo Miss n'ibisonga byo bibiri ndetse n'iriya myanya yindi yaba culture popularity ndetse na photogenic. Mwababonye gute ugereranyije n'umwaka wanyu? Ngewe ku ruhande rwanjye ukuntu nabibonye bitandukanye n'ibyacu kubera ko twebwe byari ubwa mbere. Okay, ntago byari perfect nkuko ibyaka kanya bimeze. Nge nabikunze cyane kandi n'abakobwa bose bari smart, nakunze n'ukuntu wambaye. Hanyuma Deborah muri abo bakobwa bose batambutse hano urabona nkuko bivuze irushanwa riragenda rikura. Hari nk'ikintu uvuga uti iki kintu cyabaye cyiza bitewe nuko nakibonye cyari cyiza cyakomeza? Nanjye uko nabibonye nkuko mugenzi wanjye yarabivuze, nabonye hari impinduka nyinshi zabayeho. Ntabwo bari kubabaza nyine ibibazo batubazaga bikomeye, nabonye babyoroheje. Ni ibintu byiza kandi bari gusobanura imishinga yabo neza. Urumva mu mishinga bagiye basobanura ni myinshi cyane, ibibazo biroroshye nkuko bivuze. Ariko nanone hari abavuga bati umukobwa kumubaza ngo wenda uhuye n'umuntu ukomeye wenda nkuko bagiye bakibaza icyo kibazo mwacyumvise wamubwira iki cyangwa se wifuza kumva wabiki. Bati icyo kibazo nicyo gikomeye kuruta wenda kuba wabwira umuntu uti uruzi runini wenda ku isi n'uruhi. Iyo systeme niba muyishigikira mwese niki kintu mushobora kuvuga kindi cyahindutse cyiza? Ubwo ni Miss Jennifer. Murakoze. Ye kintu nabonye cyiza nakunze cyahindutse. Okay, ni confidence abana bafite, n'abantu bariteguye biragaragara, bafite ubwenge bose. Nakunze ukuntu biteguye. Mbega ibibazo byose bari kubisubiza neza, nta kintu bari kubabaza ngo bahita bavuga ngo ntabyo nzi ngo twabyibagiwe. Nakunze uburyo biteguye. Urakoze cyane. Hanyuma mugenzi wawe mu bakobwa bose cyangwa se irushanwa abakobwa bitabiriye, hari abakobwa nkuko bisanzwe, hari abaviramo demi finale, hari abageze finale. Ndagira ngo wenda ugire ijambo ritoya. Aka kanya abakobwa bagiye gusa n'abatitira n'abagira ubwoba nk'ubwo twabonye bagize, nubwo namwe mwagize, dukeneye 6 bonyine, abandi 6 barasubirayo. Niko ushobora kubwira bari 6 bakomeje ndetse n'abagiye gusigara muri rusange nka experience mu bifitemo? Abari butsindwe ntago nibaceka intege kubera ko hari ubutanaga ingi yari igiye kuba ya nyuma. Niyo utabazongere bagerageze kuko bose ntago batsinda. So bihangane abari butsindwe. Soza. Okay, microphone yangize ngo irazimye.
ushobora kugira ikintu ubwira yaba audience yaba abategura iri rushanwa muri rusange ushobora kugira wenda recommendation ba kubijanye n'ibikorwa bitandukanye bakomeza gukora nk'inama ico wasaba muri rusange by'umwihariko kuri iki gikorwa cha Miss Mulenge. Murakoze. Mbere na mbere nabanza gushimira abantu bose audience yaje yatendinze bagaragaje support cyane kandi buriya n'abateguye iki gikorwa iyi organization ntago ari kubasha kuba successful iyo aba bantu bose batari kuba baje. So icyo navuga nabashimira cyane kandi bakomeze bashigikira ibikorwa byiza nk'ibi. Ikindi ni gushimira abateguye iki gikorwa bari gukora ikintu cyiza cyane, abakobwa bari kwitinyura, turi gukora ibintu byiza cyane. For example nkanjye igihe navuye muri Miss Mulenge anagize foundation hari ikintu nagezeho kubera ko natangiye gufungura channel ngakora ibiterane kandi abantu bakabyitabira. So ni ikintu cyiza cyane ku bakobwa bacu. Rero turabashimiye cyane abateguye iki gikorwa barakoze cyane. Okay, aba Miss bacu barakoze ariko Miss ashobora gusoza hagati aho ngaho Rusaku super manager ndetse no mu fashion bashobora gutambuka. Mu gihe barimo gutambuka ndasaba Miss kugira inama imwe ashobora kugira bakobwa bagiye gutambuka uyu munsi bose ko ari batandatu hanyuma dusubira mu byicaro zacu. Murakoze cyane. Ngewe inama nabaha kuri bari abakobwa 12 bari kwiyamamaza nkuko mwabivuze ikamba ni ry'umuntu umwe kandi umuntu aza mu matora cyangwa se kwiyamamaza yiteguye gutsinda cyangwa gutsindwa. So ngewe inama nabaha ko ari utsinde ni byiza, ko ari butsindwe ntiwumve ko bihebye, wumve ko hari amahirwe. Ngewe hari ikintu nkunda kuvuga nkavuga ngo nubwo wajya mu kintu ntutsinde ariko wari ugikunze nta kibazo. So bumve ko ari ibintu byabo, bumve ko nubwo biriya bihembo bitari kubaho bishimishije bakoze ikintu bari bakunze kandi amahirwe ni menshi. Next time bazagaruke hamwe n'Imana bizacamo. Yego. Murakoze cyane team y'aba Miss icyuye mwakoze cyane musubire mu byicaro byanyu hanyuma turabasaba inama kuri barumuna banyu.